ingo zikagira ibibazo by'amafaranga mu rugo ugasanga urugo rusenyutse umuntu arureba kandi umutware afite amafaranga afite n'akazi keza baba bazi ngo abagabo mukururwa n'intege amaribori intege nziza kibero cyiza niko nabyita hanyuma iyo yiyambitse ubusa Mana we nari wa muntu uciriritse imbere y'Imana ndabantu ariko kuri iyi munota ndashima Imana ndashima Imana yo yarandokoye imvana mu bata bwa Satani imvana mu byaha nabo kubahwa ariko nabo hari ahantu yego si bose nagari bose ni bamwe na bamwe hari ahantu bagera bakarenga umurongo abagabo benshi nanjye nkunda kubabona bagati ingo zigasonza kandi batabuza amafaranga maso ujugunye amaso yo yangaha kwisi ubona amaso yo mu ijuru rigukingukira iyo icyo gihe wamaze kumenya Imana icyo ari cyo Imana imigisha yayifungura hari igihe Imana ifunga imigisha ukabura urushako ukabura amafaranga ukabura umuryango kandi uwufite kandi babandi bari barihebeye bose babavaho aje wundi hatambutse abantu Nyabugogo abakobwa babiri bari bakenyeye amasume abiri bagenda nk'abantu bavuye nko muri douche mbese igihe tugeze murabona urubyiruko rwo uburyo rwitwara twahuriye ahantu nkaha bisaba ko twahugurana impande n'impande urakoze cyane nari mbyibagiwe okay abagabo abatware bacu mfite ubuhamya burebure mfite ikibwiriza kirekire aba mama ndabizi ko Imana ijya igerageza kubakura habi wikibagirwa ahantu Imana yagukuye mama hari benshi bafite amakadasiteri baba mu mataje babuza amahoro mu mutima yirirwa seka gacakari gakirakarira akarizwa n'iki kugira ubutunzi nta mwana n'umwe ufite ubutungamo wewe wakishima bisho harimo abantu benshi bafite inimba ku mutima kandi nabo sibo ntacyo bakoze kora yari yarangeneye kuzayikorera ntabizi mu ndebe ubu narabanje ngewe niyinika mu byaha niyinitse mu byaha akibonera umukobwa wisize witukuje twebwe abantu bibikara banza tutakigezweho akagenda akabona umukobwa wisize yewe nyira mama runaka akabaranjugunye akagenda agasanga wa wundi kandi nta rukundo rurimo uriya muntu asanze nta rukundo papa nta rukundo abafite abashaka ubutunzi bwawe benshi byababayeho barabibonye amamodoka yabo yaragiye banke zirapakururwa ubutunzi bwose burashira y'urugo rwawe kuko harimo benshi bagumiwe Mana we kuko wowe wagiriwe ubuntu bwo kubyara ukagirirwa ubuntu bwo kubona urugo ukagirirwa ubuntu bwo kubyakira ukabona umugabo shima Imana ujye ubwira Imana ati Imana warakoze irangarura ubu ndicaye ndatuje ndo mama w'abana 4 ndashima Imana ko yamaye abana mfite umugabo ndubatse ariko muri uko gushima Imana mumbwirira Imana ngo warakoze Mana umubyeyi wese yumva yakwiye gushima Imana aho yamukuye azanyandikire tuganire turabasuhuje mwe mwese mwakoze subscribe kuri Karoli TV Imana nibaho umugisha abari Zambia abari Mozambique abari Canada abari Australia ndetse no mu bindi bihugu bigiye bitandukanye haba mu Burundi cyangwa se Uganda Kenya ahantu hose bitewe naho udukurikiye waba uri muri Dubai namwe ndabasuhuje cyane rero titiriwe twizima mu magambo dufite umutumirwa ahangaha bigiye kwa ngombwa ko agiye kutugezaho message Imana ashyize ku mutima we aratangira twibwira namara kutwibwira ahita nadusengera maze atugezeho icyo Imana yamutumyeho ni karibu watangira twibwira yego murakoze kumpa ijambo kuri iyi channel yanyu bantu mwese munkurikiye ngiye gukurikirana ikiganiro cyanjye amahoro y'Imana nabane namwe ndabashoze mu izina rya Yesu nitwa Uwabyeyi Honorine nifuje kubagezaho
ni nka message Imana yampaye ni amayerekwa nabonye mu nzozi yanjye ariko ayo mayerekwa agamije ko kuvuga kubwira abantu ko abaretse agakiza nibashaka bakagarukemo abakarimo bagakomeza kuko turi mu bihe bya nyuma iyi nyongera yacu dufite mureke tuyibyaza umusaruro ubwo nari ndyamye neretswe ndi gusenga ahantu mu butayu kuko nkunda kujya mu butayu nerekwa ndi mu butayu ariko ubwo butayu burimo urutare nkikijwe n'abantu benshi ariko nisanga ndi gusenga mfite imbaraga ndi gusenga mbona mu kaboko kanjye k'iburyo hari umuntu ariko nkabona si umuntu mufata ku mutwe ndasenga ndatokesha ndasenga umuntu arayenga kandi umuntu yayengeye mu urutare nkiri gusenga urabona iriya movite bita movana iyo nabonye mwiyerekwa mbona ivuye muri urwo rutare ndakomeza ndasenga mpamagara abantu bari aho timuze murebe ndakomeza ndasenga ariko nunamutse ndebye mu kirere mbona ikirere cyabaye umweru ngiye kubona mbona ifarashi iri kumanuka yihuta cyane ndababwira ati muhaguruke murebe ifarashi barayireba barayirangarira je nikanga ifarashi ngezeho mu kaboko kanjye k'iburyo ifarashi yafashe umuntu wari uriho mbona afite amababa avaho uwo muntu ni marayika ifata akamvirope inaga hahandi wa muntu yayengeye haturutse amavuta umuriro uraka ijwi rirambwira ngo yewe waratabawe jya ku musozi ubwire n'abasubiye inyuma n'abasigayeyo bihane bagarukira Imana ni ukuri turi mu bihe bya nyuma je mbyaye inshure enye mbagwa Uwiteka yaraza aransanga ndi kwiseta haleluya vugira ngo haleluya Imana narayibonye ndi kwiseta ndi kubyara umwana wanjye wa kane no kuri narinzi ko ntari buve kwiseta ariko kubera Imana yari ikimfite nk'umugambi hari ikintu cyayo nari nagaragaza ntari nakora yari yarangeneye kuzayikorera ntabizi mu ndebe ubu narabanje ngewe niyinika mu byaha niyinitse mu byaha we nari wa muntu uciriritse imbere y'Imana ndabantu ariko kuri iyi munota ndashima Imana yo yarandokoye imvana mu bata bwa Satani imvana mu byaha irangarura ubu ndicaye ndatuje ndo mu mama w'abana 4 ndashima Imana ko yamaye abana mfite umugabo ndubatse ariko muri uko gushima Imana mumbwirira Imana ngo warakoze Mana umubyeyi wese yumva yakwiye gushima Imana aho yamukuye azanyandikire tuganire mfite ubuhamya burebure mfite ikibwiriza kirekire aba mama ndabizi ko Imana ijya igerageza kubakura habi wikibagirwa ahantu Imana yagukuye mama waba uri umwirabura waba uri umuzungu wikibagirwa ahantu Imana yagukuye mama Imana yaragutabaye Imana yaguhaye urubyaro hariho benshi barubuze Imana yaguhaye umutware mwubaha uko umufite hariho benshi babuze abagabo Imana yaguhaye urugo yubaha urugo rwawe runezerwe wumva uri fierty y'urugo rwawe kuko harimo benshi bagumiwe Mana we kuko wowe wagiriwe ubuntu bwo kubyara ukagirirwa ubuntu bwo kubona urugo ukagirirwa ubuntu bwo kubyakira ukabona umugabo shima Imana ujye ubwira Imana ati Imana warakoze hari benshi babibuze hari benshi bishwe n'agahinda hari benshi bagendera mu mamodoka rava biti byose sibyo babuze urubyaro hari benshi bafite amakadasiteri baba mu mataje babuze amahoro mu mutima yirirwa seka gakirakarira akarizwa n'iki kugira ubutunzi nta mwana n'umwe ufite ubutungamo wewe wakishima bisho harimo abantu benshi bafite inimba ku mutima kandi nabo sibo
ntacyo bakoze kugira ngo bibabeho, ahubwo hari igihe Imana ikwima ikintu kugira ngo uhumuke ku maso, ujugunye amaso yangaha ku isi, ubona amaso yo mu ijuru rigukingukire. Iyo icyo gihe wamaze kumenya Imana icyo ari cyo, Imana imigisha yayo irayifungura. Hari igihe Imana ifunga imigisha, ukabura urushako, ukabura amafaranga, ukabura umuryango kandi uwufite, ukabura abana kandi ufite urubyaro mu nda. Upo na uzazi tumboni, alafu Mungu anakufungia. Egukira Imana bigishoboka. Mureke dusenga Imana. Ikiganiro cyanjye cyari icyo, uwankenera yampamagara kuri nomero yanjye 0782 73 632 0782 33 632 32. None tutaguciye mu ijambo, uvuze ku kintu cy'ingo, vuga ku mama ariko abapapa ntabwo bavuzeho. Mbese iyo urebye bo imyitwarire y'abagabo usanga bakubitana nk'aba bashakanye, cyangwa se ugasanga nk'abagabo bamwe bari kwica amafaranga ubusa ntibita ku ngo zabo. Nihe nama watanga ku bagabo mbese muri rusange? Yego, nanone ako kantu mbwiye nako ni keza, murakoze cyane. Yego, iyo twahuriye ahantu nkaha bisaba ko twahugurana impande n'impande. Urakoze cyane, nari mbyibagiwe. Okay, abagabo, abatware bacu, mvuge abatware bacu kuko baratuyoboye, bari mu kimbo cy'Imana. Abagabo rero nabo kubahwa, ariko nabo hari ahantu, yego si bose, nagari bose, ni bamwe na bamwe, hari ahantu bagera bakarenga umurongo. Abagabo benshi nanjye nkunda kubabona bagata ingo zigasonza kandi batabuze amafaranga, ingo zikagira ibibazo by'amafaranga mu rugo, ugasanga urugo rusenyutse umuntu arureba kandi umutware afite amafaranga, afite n'akazi keza. Bagabo, mugandukira abagore banyu. Bagore namwe mwite ku bagabo banyu. Abagabo bagomba kugandukira abagore babo biciye mu zihe nzira. Yego, umugabo umutware ni umwami, ntago wamukumira, ariko nanone nibite ku mashuri y'abana babo, kuko ejo hazaza abana nibo bazagira ibiti bazabasajisha. Ikindi, hari abagabo badutse muri iyi minsi, akagenda akibonera umukobwa wisize witukuje, twebwe abantu b'ibikara banza tutakigezweho, akagenda akabona umukobwa wisize, yewe nyira mama runaka akabaranjugunye, akagenda agasanga wa wundi kandi nta rukundo rurimo. Uriya muntu asanze nta rukundo, papa nta rukundo aba afite, abashaka ubutunzi bwawe. Benshi byababayeho barabibonye, amamodoka yabo yaragiye, banke zirapakururwa, ubutunzi bwose burashira, kandi babandi bari barihebeye bahise babavaho. Aje bundi hatambutse abantu Nyabugogo, abakobwa babiri bari bakenyeye amasume abiri, bagenda nk'abantu bavuye nko muri dushe. Mbese igihe tugeze murabona urubyiruko rwo uburyo rwitwaramo bimeze bite? Ko unabona n'umuntu mu gihe cyo gutereta, urajya gutereta umuntu nko wagateretse byibura nk'umuntu wambaye ijipo ndende, ugatereta abantu bambaye ubusa, cyangwa se n'urubyiruko rwinshi ukabona nk'umukobwa agiye nko ku isoko nko yakagoze byibura nk'ikanzu ifite amaboko abiri akagura iy'ukuboko kumwe. Ese iyo urebye ubona urubyiruko muri kino gihe ingo gusenyuka buryo bidaterwa n'urubyiruko hanini? Yes, ingo z'ubu zirasenywa n'abana b'abanyeshuri. Abana b'abanyeshuri bararikira ibintu byinshi, bagahura nabo bagabo bubatse bakabibashukisha. Rero buri mwana w'umunyeshuri y'umuhaye amafaranga niyo yaba ari 10,000, kuri we aba yumva ari miliyoni. Nawe rero iyo yamuhaye wowe mugabo ntago yagucika, kandi azi ko ikibazo ari bugirire ubukikemure. Abana b'abanyeshuri rero nabo impamvu cyangwa n'urubyiruko rwose n'urutiga barabikora n'abatiga. Iyo myenda, izo mini baba bazi ngo abagabo mukururwa n'intege, amaribori, intege nziza, kibero cyiza niko nabyita. Hanyuma iyo yiyambitse ubusa, abagabo mukururwa n'ubusa, muroroha
wewe ukimukubita amaso uhita uva mu byo wari urimo ukarangarira ya matako. Iyo akwemereye mugasangana mukavugana bya bindi n'ubundi birangira bibaye. Kandi umugabo wagiye hanze rimwe biba byarangiye. Ubwo rero bagabo bakobwa yemwe bakobwa kuki mutiha agaciro? Mwakihaye agaciro ko buri muntu wese umukobwa aremwa Imana yamugeneye umufasha we. Nta muntu n'umwe Imana yaremye ngo imubwire nta kigabo kizabura ikigore. Yes. Nta rukweto ruburu rwarwo. Nibihangane bafata agaciro kabo. Yemwe bana b'abakobwa nanjye nabaye umukobwa. Ariko buri wansubiza ubuto bwanjye nabufiringa. Naburyohamo kuko nta wundi muntu wakongera kunshoka. Abakobwa mwe barumuna banjye mwihane kwambara izo mini, yego wenda ntabwo nabikubuza, ariko wihane kurarikira umugabo w'umugore. Urabizi neza uramubona kwisura mu ngendo mu gihagararo urabona n'umugabo arubatse, yani ashobora no kuba afite umukobwa mungana anakuruta. Mwisubireho mujye murindira inkono zanyu zitogote, inkono iyitogose bigiye gushya. Naruri byahiye. Niyo message naha abana b'abakobwa. Murakoze cyane. Tugera ku musozo rero ndumva watambutsa nimero yawe, umuntu wakenera ko amugira inama nk'umushangazi we, umuntu wakenera ko hari icyo mwaganira akaba yakubona, mwatambutsa nimero yanyu. Yego nomero nayitambukije ariko kanongere nyivuge 0782 73 632. Murakoze cyane. Dusoza murakoze cyane abantu baradukurikiye mwese. Iyi yari Karoli TV. Rero nimukore subscribe kugira ngo tuzaze dukomeza tubagezaho ibiganiro bijya bitandukanye. Ciao ciao.